Salman Khan ni umwe mu bakinnyi bo mu Buhinde bakunda kuzana abantu ba nyabo ndetse no kudakoresha CGI cyane kuri set. Mu gihe cyo gukina filime ya Kutavugwa, umuntu wayirebye wabonye ko ibintu byinshi birimo mu filime ni ibyanyabyo, dore ko noneho Salman Khan yari yahuye na director Kabir Khan, bose bakunda ibintu bya realism. Muri kiganiro cy'iminota mikeya tugiye kuganira kuri filime bita Kutavugwa, uko yakinwe, box office ndetse n'amafaranga yinjije ku ruhando mpuzamahanga, ndetse n'indirimbo wabonyemo yitwa Lapata, irandirimbo Salman Khan yarimbanye na Katrina Kaif, ndetse n'uruhare yagize mu kugira ngo iyi filime igire amafaranga, mbese yinjiza amafaranga menshi. Ngo haye ikaze mu kiganiro cy'umunsi, nizere ko wadukande subscribe kugira tujye tubana no mu bindi biganiro. Iyi ni Kavun Entertainment, igitekerezo kuri filime twaza gukoraho ni ingenzi cyane. Ubundi Kutavugwa iyi ni filime ya action na romance yasohotse ku itariki ya 15 Kanama mu 2012. Iyi filime yayobowe na Kabir Khan kandi ikaba yarasohotse muri studio ya Raj Films. Iyi Raj Films ni studio irenze cyane mu Buhinde, kuri studio inafite n'igikombe. Ubundi iyi filime aba ari umugabo wa witwa Taiga cyangwa se Avinash Singh Ratore. Uyu akazi ke aba ari ubugenzuzi bw'amabanga menshi, cyangwa se uyu nguyu ababikiye amabanga igihugu. Ariko ahantu bihinduka nuko ahura n'umukobwa bita Zoya. Uyu Zoya amazina ye nyakuri yitwa Katrina Kaif. Uyu mukobwa bita Zoya akaba nawe aba ari umutasi w'amabanga mu kindi gihugu. Aba barahura, umwe ari umutasi undi nawe ari umutasi, ariko bagahura badahuje ibihugu mu gutata, bikarangira bivuye mu rukundo bagakundana. Urukundo ruvuka hagati yabo, dore ko rutuma Taiga ahura n'ibibazo bikomeye mu kazi ke. Ubundi mu gihe cyo gushutinga iyi filime Kutavugwa, scene nyinshi wabonyemo bari bazanye abakinnyi ba nyabo, dore ko Taiga cyangwa se Salman Khan hamwe na Katrina Kaif yokinye yitwa Zoya byabasabye ko bakora imyitozo myinshi cyane kugira ngo scene nyinshi zizagaragare nk'ari izanyazo. Ubundi Kutavugwa yakiniwe mu bice bitandukanye by'isi, aho dusanga ko yakiniwe mu Buhinde, Ireland, ariho harangwa gace ka Dublin, ubwo ni muri Ireland hari yajya gutata. Tugasanga ko yakiniwe muri Spain cyangwa se muri Espagne, mu gice cya Morocco na Dubai ndetse n'ahandi. Ibi byose bikaba byaratanze uburambe bwihariye ku bakinnyi n'abakora amashusho. Ibi bintu byasabye ko bifata umwanya, ndetse ibi ngibi byanatumye abakozi cyangwa se abategura uburyo bwose bwo kurinda ibikoresho, umutekano w'abakinnyi ndetse no gukora neza mu bice bikomeye bya action. Ibi byatumye abakinnyi bakinira ahantu hagiye hatandukanye, kandi uyu mugabo Salman Khan ntago akunda ibintu bya CGI, niyo mpamvu byasabaga ko batega indege ibyo bihugu byose nkubwiye bakajyayo byanyabyo. Kuri set mu gihe cyo gutegura iyi filime, Salman Khan na Katrina Kaif, uyu director wabo witwa Kabir Khan yabasabye ko bakora imyitozo igihe kirekire kugira ngo scene zose bazakora zizabe zisa n'ari izanyazo. Ubundi dusanga ko Kutavugwa yabaye imwe muri filime mu Buhinde muri gihe cya 2012 na za 2013 kugeza 2015 muri filime zinjije amafaranga menshi. Aha dusanga ko ku isi yose yinjije amafaranga arenga amakuru 338.9. Ibi bingana na miliyoni 62.5 z'amadolari ya Amerika. Ikaba ari filime yashyize ikimenyetso gikomeye muri Bollywood guhera muri za 2012. Ubundi dusanga ko iyi filime Kutavugwa ya Salman Khan nayo iri muri filime zinjije amafaranga menshi birabe bya 2012. cyane cyane iyi filime yabanje kurebwa cyane mu Buhinde ku kigero kiri hejuru, ari nabyo byatumye iba filime ya muri 2012. Ayo makuru twakuye kuri The Times of India. Muri iyi filime Kutavugwa dusanga ko hari scene zagiye zikundwa n'abantu kurenza izindi. Scene ya mbere ni scene y'ubutasi muri Dublin, aho Salman Khan amwohereza muri Dublin, ubwo ni muri Ireland, aho ajya gukora ubugenzuzi bwihariye. Ubundi iyi scene abantu barayikunze cyane ku rwego rudasanzwe. Indi scene yakunzwe cyane muri iyi filime ni scene y'urukundo. Indi scene yakunzwe cyane muri iyi filime ni scene y'urukundo, aho Taiga na Zoya bahura bagakundana, kandi bose undi ari abatasi, kandi mu butasi nta bintu by'urukundo bibamo. Ibi bigahita bibabangamira, bigatuma bashaka gutoroka akazi k'ubutasi. Iyi scene nayo abantu barayikunze cyane ku buryo iyi scene abantu benshi bakunda guhora bayisubiramo. Ubundi kugira wumve ko iyi filime irenze, ubundi Raj Films ni studio cyangwa se iyi lebo ya danje y'amafilime, aho dusanga ko iyi lebo yakoze filime zigiye zitandukanye nka Zinda Hey, Taiga gatatu na filime bita Patani n'izindi zakurikiye. Abenshi bavuga ko cyangwa se n'ibinyamakuru byinshi bivuga ko iyi filime Kutavugwa ya Salman Khan nayo iri muri filime yarankinzwe cyane kuri Rotten Tomatoes. Ibi byahise bituma Salman Khan filime yinjiriza amafaranga menshi, bihita binatuma akurikizaho n'izindi filime na Taiga n'ibindi bice ndetse n'izindi filime yagiye akina nyuma.
ubundi muri ya filime ya Ektataiga ya Salman Khan na Katrina Kaif indirimbo yakunzwe cyane irimo ni indirimbo bita Lapata. Ubundi mu bisanzwe aba bantu bakina amafilime mu Buhinde ntabwo zino ndirimbo ari bo baraziririmbye. Iyi niyo ndirimbo y'urukundo ya Taiga Salman Khan na Zoya bakinnye mu filime bagaragaramo cyane. Ubundi iyi ndirimbo yaragiye irakundwa ku rwego rudasanzwe, dore ko iyi ndirimbo dusanga ko yahise ikomeza no kugira koreshwa mu makwe agiye atandukanye mu Buhinde. Iyi ndirimbo abantu benshi barayikunze kubera amarangamutima arimo na emotion ndetse n'ukuntu iyi ndirimbo ituje. Ikindi bagakunda rwa rukundo rwa Zoya na Salman Khan, aho baba bavuga ati iyi ni couple nziza ku buryo baba umugore n'umugabo.